Bakunzi banjye b'Isaro Life TV nongeye nagarutse. Bakunzi bangira nkuko mpora mbibabwira yuko buri munsi ariko bashakira utuntu twiza dutuma ubuzima bugenda neza. Nongeye nabatekerejeho nabateguriye ku bintu bijyanye imitsi y'umubiri, ibintu bishobora kudufasha kugira ngo ikomeze kugira ubuzima bwiza. Uyu munsi nifashishije ibintu bibiri, harimo ikintu bita umuneke, nkaza no kubabwira ku rubuto bita dragon fruit ku muntu wabasha kurubona, ariko utabashije kurubona akaba yakoresha ku muneke. Ndabibakomeje rero mwigire hino, hanyuma mbabwire uburyo ki tugomba kwifata neza ubuzima bugakomeza kugenda neza. Duhereye rero ku muneke. Umuneke akamaro umariye imitsi, ni ukuvuga ngo umuneke urinda imitsi kukurya ndetse no gufatana. Umuneke kandi ukaba urimo potassium ifasha imitsi kuruhuka no kwirinda ibyo bita cramps. Cramps rero ni ugufatana kw'imitsi gutunguranye gukurikirwa n'uburibwe bukomeye bumara amasegonda cyangwa iminota mikeya. Ukajya wumva nk'imitsi irakurya, ukaba wakumva wanakwishima, ariko bikamara iminota mikeya bitamara iminota myinshi. Urumva ko rero biba bikomeye. Ibintu bitera cramps rero ni ukubura potassium, magnesium cyangwa calcium. Bakunzi banjye rero, ku muntu waba wisanze hano bwa mbere, turamusaba gukora subscribe, agatega amatwi, agakora like ku byo yumvise, cyangwa se ugatera comment ku buryo wabyumvise, ukaba wanakora share kugira ngo n'abandi babashe kubyumva. Ndabakunda cyane rero, twakomeje. Nababwiye yuko ibintu by'imyunyungugu ku muntu utabasha gusobanukirwa uko bimeze, asubira muri video zanjye akaba yagenda akareba ese potassium ni iki, iboneka hehe, magnesium ni iki, iboneka hehe, calcium ni iki, iboneka hehe. Bakunzi banjye ibintu nabanje kubitegura, ndabagane kugira ngo tutazajya tubivuga mukayibirwa byari byo. Hanyuma rero ikindi gishobora gutera cramps ni ukuvuga ngo ni ugukoresha imitsi cyane, cyangwa se umwuma, kugira umwuma mu mubiri, icyo bita kubura amazi mu mubiri. Ikindi nanone kibitera ni ukurara nabi, cyangwa se uburyo bwo kuryama butari bwo. Ikindi bigaterwa n'umuvuduko w'amaraso uhindagurika, bikaba byatera iyi cramps. Kurara nabi, urumva ko ni ikintu cyo kwitonderwa mu gihe ugiye kuryama, ukamenya uburyo bwo kuryama neza. Ibyo nabyo tuzagenda tubyinjiramo, turebe ibintu bituma umubiri udahungabana. Hari ukuntu rero ushobora kwirinda izo cramps: kunywa nk'amazi menshi ahagije, kurya ibiribwa bikize kuri potassium nk'umuneke, magnesium, amashaza n'imboga. Ni ukuvuga ngo bituma utagira icyo kibazo cya cramps, imitsi ifatane. Cramps rero ni ukuvuga ngo, cyangwa se kwa kundi umuntu yambara n'inkweto imufashe cyane, nabyo bitera za cramps. Biba kuzambara nk'igihe kinini cyane, biriya nabyo ntabwo ari byiza, bishobora gutuma imitsi ifatana. Biba bisaba rero, bisaba yuko umuntu abigendamo gake, akamenya kubungabunga imitsi yacu idufasha kugira ngo ubuzima bugende neza, kuko murabizi niyo inyuramo amaraso iradufasha cyane mu buzima, mu mibereho yacu. Ikindi rero twabonye ko umuneke ukora kuri icyo kintu cyane. Hanyuma ikindi umuneke ufasha imitsi kongera imbaraga, kuko burimo ibintu byitwa carbohydrate zitanga ingufu zihuta, zifasha imitsi gukora neza. Ikindi umuneke ufasha ku mitsi, ufasha gukira vuba. Iyo ufite ikibazo mu mitsi ugakunda gukoresha imineke cyane, bituma uburibwe bw'imitsi utabasha kubwumva, kuko habamo magnesium na vitamine B6 bifasha kugabanya uburibwe bw'imitsi no kuyunganira gukira vuba. Ikindi imineke ifasha kugabanya ibyago byo gufungana kw'imitsi y'amaraso, kubera ya potassium ifasha kugabanya umuvuduko w'amaraso, imitsi ikagenda neza. Hanyuma umuneke utanga imyunyungugu irimo manganese, copper
na antioxida birinda imitsi kwangirika. Izi antioxida turabizi yuko ari za zindi zituma umubiri cyangwa se uruhu rudasaza vuba, rurimo utuntu dutuma umubiri ukomeza kugira itoto, mbega bigatuma ubuzima bukomeza kugenda neza. Uburyo ki rero ushobora gukoreshamo imineke ku babasha kuyibona, ushobora kurya umuneke umwe cyangwa se ibiri ntuyirenze ku munsi. Ushobora no kuwushyira mu byo twita smoothie, mwagiye mubibona yuko inshuro nyinshi nkora smoothie nkoresheje imineke, cyangwa se ku bantu bakunda gukora siporo ukaba wawurya mbere cyangwa nyuma y'imyitozo. Biragufasha cyane, imitsi igakomeza kugenda neza. Bakunzi banjye rero, murumva yuko ibintu turya mu buzima bwa buri munsi nibyo bituma umubiri wacu ukora neza, bikagenda neza. Niyo mpamvu nta kintu na kimwe dukwiye kwirengagiza, ku bintu dufata mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko ukabanza ukamenya ngo se iki kirangwa neza cyangwa gishobora kungwa nabi bitewe n'umubiri wanjye ukomeze. Nanjye rero nkurikije iby'abashakashatsi baba babivuzeho, navuga n'abakunzi banjye nta mpamvu yo kugira ngo ntabagezaho ibyo abashakashatsi baba baravumbuye kuri iki kintu. Navuga nti ntabwo ngomba kubigumana nyine, ngomba kubibasangiza. Muri ubwo buryo rero uyu munsi nari nabateguriye ibi bintu bibiri byombi bituma ubuzima bugenda neza. Ikindi rero nabateguriyeho ni dragon fruit. Ni urubuto ntabwo rukunda kuba inaha cyane, rukunda kuboneka mu supermarket acuruza imbuto, ariko narwo ni rwiza cyane ku mitsi. Ubasha kurubona ruba rurimo vitamine C ku buryo buhagije, antioxida bifasha kugabanya ubusharire mu mitsi no kongera imbaraga z'imitsi, ku buryo iyo wakoresheje urwo rubuto rwa dragon, ni ukuvuga ngo imitsi yawe uba wumva nyine uhumeka neza, amaraso agenda neza, atembera neza kubera urwo rubuto. Ni ukuvuga ngo uru rubuto rwa dragon fruit rufasha imitsi kuruhuka, ruruhura imitsi. Ntabwo nabona ukuntu mbibabwira, ndarubakumbuje. Kuzabasha kurubona azarukoreshe, ariko azamenye yuko rwose yivuye imitsi, cyangwa se ari no kwirinda cya kibazo gishobora kuza mu mitsi gitewe no gufatana cyangwa bwa buribwe bw'imitsi. Dragon fruit rero, magnesium iboneka muri dragon fruit ifasha kuruka kw'imitsi neza, bikabasha kukurinda uburibwe mu mubiri, bikabasha kukurinda gufatana kw'imitsi. Ushobora kwibaza utese imitsi yafatana ite? Bitewe n'uko umubiri wacu uteye, birafatana mu buryo bwe tutareba kuko ntabwo ijya gufatana ngo ifatane unabyumva. Ushobora kuba ari ibintu bigenda gake gake bikihuza, ariko abahanga barabivumbuye yuko imitsi ishobora gufatana. Ikindi uru rubuto rufasha amaraso gutembera neza. Dragon fruit ifasha kugabanya ibinure bibi bya bindi bita LDL, bigafasha imitsi y'amaraso gukora neza. Uru rubuto rwo noneho mana yanjye nuko ari bidashoboka. Uru rubuto wanaruriye byonyine, uburyo ki burwumva mu kanwa guyarwo, ntago wakongera no kurusiba, ntago wajya muri icyumweru utaruriye. Ariko nyine biragoranye hano muri Afurika, hano mu Rwanda, ahandi zigiye zihari, ariko hano mu Rwanda ni nkeya. Niyo zije bahita bazicura mu ma supermarket. Ariko utabonye ugomba gukoresha umuneke, nta kibazo. Niyo mpamvu mbanabahaye ibintu bibiri bitandukanye kugira ngo buri umwe wese azabashe kwisangaho ashobora kwisanga. Ikindi rero uru rubuto rugabanya kubyimba kw'imitsi. Iyo warukoresheje ntago nanone imitsi ishobora kugira ikibazo ngo ibyimbe. Antioxida nka betaine na flavonoide bigabanya ububabare bw'imitsi n'ububyimbire. Ikindi kandi rutanga imbaraga mu misokoro y'imitsi. Proteine na iron bifasha imitsi gukomera no gukora neza. Ni ukuvuga ngo runo rubuto ni igitangaza ku mitsi rwose, ni igitangaza. Ndarubakumbuje, kuzabasha kurubona azarukoresha. Ni ukuvuga ngo rero uru rubuto nta nubwo ruba ari runini cyane, ruba rupima
hagati y'amagarama 250 kugera nko kuri 500. Ntabwo ruba ari runini cyane, ushobora kururya rwose ukarumara nta kibazo. Uburyo ushobora kurukoresha rero, ushobora kurya rumwe ku munsi se, cyangwa se ukaba wakoresha igice cyarwo. Ushobora narwo kurukoresha muri smoothie, cyangwa se ukaba warukoresha no muri salade. Ntarababwiye ngo utuntu n'utundi nzajya nubagezaho. Ushaka kutarurya mu buryo busanzwe, ukaba ushobora kurukoresha muri smoothie washyizemo umuneke, ukaba wakongeraho n'amata y'inshyushyu, ibintu nk'ibyo, cyangwa se waruvanze n'izindi mbuto nko muri salade. Biba ari ibintu biryoshye cyane, ndabibakumbuje, muzabigerageze. Bakunzi banjye rero, ibyo nari nabateguriye uyu munsi naha mbisojereje. Uwakumviye video imunejeje akore share, akore like, ashyiraho comment. Utarakora subscribe nawe akandeho kugira ngo n'ibindi biganiro tuzajya dukora ajye abasha kubibona. Bakunzi banjye rero, shimiye abantu bose bakoze subscribe, shimiye abantu bareba kuri channel yanjye. Dukomeza kubana buri gihe, n'abakomeza kumbwira ati kudaheruka kudutegurira, nimwe mutuma nongera kubategurira akantu nkakazana. Ndabashimira cyane rwose kandi sinzabatenguha, kandi ndabakunda cyane. Murakoze, bye bye, naho ubutaha.